intego y'uyu munsi iravuga ngo wawuzi kusigira amatsiko wawuzi impamvu amatorero y'iki gihe abantu bayubaka amatorero agashyuha ibintu bikabukabona birazamutse vuba na vuba mu kanya gato bikabirasenyutse wawuzi impamvu yabyo waba waribajije icyo kibazo kubera iki amatorero y'iki gihe asenyuka vuba ari ugasanga nka Église catholique, Église protestante, Église baptiste, ayo matorero yandi imyaka n'imyaka yashinze imizi. Alléluia. N'umukozi w'Imana Evangeliste John Migabo basuhuza mu ijambo ry'Imana tumaze kumenyera mu Itorero Real and Professional Church, itorero nyakuri ry'umwuga. Iyo wagiye kuri YouTube ukandikaho Professional Church TV Evangeliste John Migabo ubona ubutumwa bwose. Turimo rero turakora ubutumwa bujya kuri YouTube kuba bashobora kwinjiramo bafite za gigabyte zihagije na audio icyarimwe. Amen. Amen. Imana rero yadufashije iterambere ryaraje. None ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana twihuta. Intego y'uyu munsi iravuga ngo wawuzi kusigira amatsiko wawuzi impamvu amatorero y'iki gihe abantu bayubaka amatorero agashyuha ibintu bikabukabona birazamutse vuba na vuba mu kanya gato bikabirasenyutse wawuzi impamvu yabyo waba waribajije icyo kibazo kubera iki amatorero y'iki gihe asenyuka vuba ari ugasanga nka Église catholique, Église protestante, Église baptiste, ayo matorero yandi imyaka n'imyaka yashinze imizi. Biterwa n'iki? Ikibazo wari wakibaza. Tuwe n'umwuka wera rero, tuwe n'umwuka wera tugiye kubireba impamvu zibitera ukumva ngo mu itorero niri abapasiteri barwanye ba bishop basubiranyemo abaririmbyi basenyutse korali yaguye n'ibindi. Ibyo ntoro babyibaza. Jewe rero mu gutangira Imana ingiriye ubuntu ikanyereka nkatangira umwuga wayo wo kuyivuga kwiza amagingo aya muri njyewe inside myself sindasubira inyuma. Amen. Nubwo itorero ryo kwisi ndimo nsengeramo nagiyemo rigira cyo kabona rirahirimye ariko itorero ryanjye nubatse ku mutima wanjye iba rigifite imbaraga. Amen. Abantu yabimwe mu mpamvu ituma amatorero asenyuka vuba ko abantu benshi bajyamo badafite imbaraga zo kwitorero ryubatse ku mutima rifite za visions za vision à long terme umushinga urambye muri wowe. Nibyo tugiye kureba rero mugira amatsiko yo kubikwirana. Amen. Twese tuzi ko iyo tugiye muri theology tuzi twese ko Yesu yasize yubatse itorero ku isi. Niyo mission niyo mission yari afite ku isi kubaka itorero akaryubaka ku rutare itorero ridashobora gusenywa. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Turagenda dukosorana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe nande na Matayo. Tuhasome twumve 16 duhere ku murongo wa 13. Matayo 16 murongo wa 3. Dusome twumve uko bavuga. Mwihangane tugende gakeya kugira ngo ducenyire ibingibi turabikorera kugira ngo nawe
dufatanye mu ijambo ry'Imana dukuremo ikintu gikomeye. Noneho intego ni iyihe rero? Tuzayibona. Intego tuzayibona à la fin tujya kurusoza. Intego y'ubutumwa ni iyihe? Uyu munsi bugiye gusohoka. Tuzayibona. Mateyo 16:13 ngo Yesu Petero amuhamya ko ari Kristo. Amen. Ngo nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be bamuri inyuma bagendana nawe, ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ni ndinde? What I am, who I am, ndinde? Qui suis-je? Abantu bavuga ko ndinde. Yarafite impamvu bibaza. Baramusubiza bati bamwe bagira bati uri hano umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Baramuconfusinga, baramwitirana, bari confused, ntago bashobora kwisobanurira Yesu ngo ninde. Abantu ku ruhande nyine bagenda bamuvuga hirya no hino bongorerana. Uriya ninde? Noneho mwebwe turi kumwe mujye gukurikirana ayo makuru, mwumva abantu bamvuga bavuga ko ndinde. Nuko Yesu arabyumvira, arangije n'abarababaza atari ko usibye abo bandi mumubwira ko bavuga ko ndi Yohana Umubatiza, abandi ngo ndi Eliya, abandi ngo ndi Yeremiya, abandi ngo ndi umuhanuzi, mwebwe ubwanyu tugendana, do you know me? Muranzi. Mwe tugendana muranzi. Kibazo kiza cyane. Urabaza umuntu ngo uwundi uranzi. Nuko Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. In Jesus' name. Amen. Kristo umwana w'Imana. Amuvuze uko ari. Yesu arishima cyane. Uri Kristo umwana w'Imana. Yesu aramusubiza aturahirwa Simoni wa Yona. Urumva? Uri ukwa Yona hariya. Kwa Yona rero ntabwo umubiri n'amaraso byo kwa Yona ari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nawe rero reka nguhembe. Uri Petero. Handi twatugiye kuvuga. Itorero Yesu yasize. Uri Petero kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Imyuka mibi y'ikuzimu nkubatse itorero. In Jesus' name. Ndaryubatse tu. Imyuka mibi y'ikuzimu ntizarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru akira. Kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe no mu ijuru. N'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe no mu ijuru. Amen. Ngayo magambo y'Imana. Iri rero niryo torero Yesu yasize yubatse ku isi, aryubaka kuri Petero kuko yari amuzi neza. Ngiye kubaka itorero niko byagenze. Simbitindaho cyane, ntago ari intego uyu munsi kusobanura aha tumaze gusoma, ahubwo niyo église primitive Yesu yubatse. Itorero ry'umwimerere Yesu yasize yubatse kuri Petero, kandi avuga ko ari itorero ryubatse kuri tare Pierre. Nta kizarihungabanya. Iyo miraba yose yo gusenyuka kw'amatorero y'iki gihe n'ibindi, l'église primitive, itorero ry'umwimerere ntabwo rizigera rihungabana na rimwe. In Jesus' name. Abantu benshi rero ubwo Yesu amaze kugenda, intumwa zarasigaye, ahitamo Paulo kugira ngo ateze imbaraga Petero bakomeze. Amen. Paulo aje rero nawe ashyiramo imyuka, yubaka amatorero hirya no hino, biracika hirya no hino, yubaka amatorero, ariko ayubaka aya matorero yubatse ayubaka mu muriro,
abayuda, itorero rya kiyahudi rya rindi ryari rishingiye kuri za tradition, imigenzo n'imiziririzo, kuko ibyo ukarabye abakebwe n'abatakebwe n'ibindi byose birizengurutse iruhande birizengereza. Ndetse abubatse itorero rya Kristo ba Petero na ba Pawulo baratotezwa, baranabizira. Ariko iryo torero rero Yesu yasize yubatse ku isi akavuga ko ari haye Petero, ntabwo rigize rizima. Amen. Ntabwo rigize rizima, ryarakomeje. Iryo torero ryari rifite rero vision, ryari rifite gushyira hamwe. Amen. Ryari rifite gushyira hamwe bakamera nk'umubiri umwe. Barabisobanura mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Nonye mbisubiremo, urwandiko rwa mbere cyangwa se ibaruwa ya mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Ko yabandikiye ibaruwa ya mbere abandikira n'iya kabiri. Abantu rero ngo umuntu agatangira kuvuga ngo Abakorinto ba mbere ni ikosa, tudukosorane. Ntabwo umuntu avuga ngo Abakorinto ba mbere, kuko ntabwo habaye Abakorinto ba mbere ngo habeho Abakorinto ba kabiri. Ntihabayeho abami ba mbere ngo habeho abami ba kabiri. Ntihabayeho Ngoma wa mbere na Ngoma wa kabiri. Ntihabayeho Timoteyo wa mbere ngo habe na Timoteyo wa kabiri. Turabyitiranya. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, icya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Igitabo cya mbere cy'abami, igitabo cya kabiri cy'abami. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere n'urwa kabiri. Bene data. Amen. Kitwisoma dutyo, tubishyire no muri mind yacu, mu bwonko bwacu, tubyumve. Nujye n'imbere y'abantu ugiye gufata Bibiliya, we kujya imbere y'abantu uvuge ngo ngo dusome muri Ngoma wa mbere. Ikosa, mistake. Ikosore. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, uko bwanditswe na Yohana, uko bwanditswe na Luka, uko bwanditswe na Mariko. Amen. Ngibyo rero itorero Yesu araryubatse, arihaye intumwa. Yesu aragiye, intumwa zirarikomeje ryasenyuka kubera ko zari urugingo rumwe, basangira byose mu buryo bumwe. Amen. Bababarana. Hariya ngo urwandiko rwa mbere nyine rwandikiwe Abakorinto, ndasoma akantu gato mwihangane, ntabwo ntinda. 12 twagire vuba. 12 24. Rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto 12:24. Tujye kuri 26 ngo urugingo rumwe iyo rubabaye ingingo zose zibabarana narwo. Cyangwa iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro ruzamuwe ingingo zose zishima Imana narwo. Amen. Ntabwo zigira ishyari. Amen. Iryo ni itorero primitive, l'église primitive, ecclesia, assembly. Uyu ni Pawulo babwira, turi urugingo rumwe, ntabwo twatandukana, turi muri church, one person. Nuko rero muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwawo. Iyo niyo bita église primitive. None se amatorero ashingwa iki gihe ashingiye kuri aha tumaze gusoma kuri église primitive. Itorero ry'umwimerere risangira byose, rikababarana muri byose, rikishimana muri byose, rikaba rifite amahoro muri byose, ugize ibibazo akabibaranye n'undi wese. Niko bimeze. Mwitegereze mwisuzume amatorero yanyu murimo. Cyangwa haje egoisme irenze urugero. Nawe ashaka yerekera hano. Itorero Yesu yubatse kuri Petero nuko ryubatse. Hanyuma rero mu myaka ya za 326 bashinga itorero i Roma mu Butaliyani, bavuga ko ari rya torero
Petero yahawe, ndetse bavuga ko baryubatse hejuru y'imva ya Petero i Roma mu Butaliyani muri za 326 na kangahe na gatandatu. Baryita Eglise Orthodoxe, orthodoxie. Itorero rya mbere ryashinzwe nyuma y'intumwa zimaze kwicwa zose. Habaye imyaka myinshi abantu barazubaye, harimo abakaduruvayo n'ibindi baterega dushinga itorero. Ryarindi Yesu yavuze haye Petero. Ubwo Petero ahambye hano, reka tumwubakeho urusengero. Bubaka urusengero ko yavuze ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazagira ate, ntazarishobora. Baryubaka ariyo vision. Bararyubaka barwana naryo, orthodoxie. Aba orthodoxe murabazi. N'abantu bameze nka Eglise Catholique ariko bafite ibyo batandukaniyeho, baje no gushwana. Nibyo tugiye kureba. Irashingwa rero. Orthodoxie no kuvuga ngo croyance juste, la foi juste, ukwizera nyakuri, agakiza nyakuri. Kivuga umuntu orthodoxe, do l'Eglise orthodoxe n'umuntu ufite croyance juste, umuntu ufite agakiza nyakuri. Niyo ari vision. Twubaka itorero ryitwa orthodoxie. Ugiye mu kilatini urabibona, ariko rifite agakiza nyakuri. Bararyubaka rero. Abati bya turyubake kumva ya Petero. Bamaze kuryubaka rero, urumva kuva mu mwaka wa 326 kugeza mu mwaka w'igihumbi hafi na 554, imyaka irenga igihumbi bari bakiri ya vision bari bafite yari gikomeye. Ariko Satani uko umwaka ushira rigera amajanja riramunanira pe, rishyira hamwe rishyira hamwe ribu rugingo rumwe rirahangana. Amen. Bigeze rero mu 1054 Satani bararyinjiriye, batangira kujya impaka kubyerekeranye n'ibyo bigishaga nuko Yesu yazizavuze. Impaka ziravuka cyane ubwo bashitsemo ibice, ibyo bita schisme, bacikamo ibice cyangwa se séparation, bishingiye ku byo bita icons cyangwa se les icônes n'ibiriya byo kubona ibintu nka biriya ari amashusho, biriya bishushanyo ubona nka Eglise Catholique ibiha agaciro cyane. Igenda ibiha agaciro cyane, usanga umuntu abipfukamye imbere n'ibindi. Bamwe bati ibi ngibi ntago ari byo, abandi bati turabikomeza. Nibyo bacikamo ibice. Harimo na za tradition rero ziva muri Eglise juive, byinshi byari birimo bagendaga batumvikanaho. Urumva nyine iyo urusengero ryo gusenyuka haza amacakubiri. Numva amacakubiri ashingiye kuri kubyanditswe. Ni kibazo. Abangaba nicyo bapfuye rero. Bamwe bati gusenga, niba ushaka gusenga ugomba gupfukama cyangwa se ukanahagarara. Abandi bati oya, orthodoxe bavuga bati senga uhagaze cyangwa se wicare. Abakatolika bakavuga bati ugomba gusenga uhagaze cyangwa se ugapfukama, nta gusenga wicaye. Ibyo nabyo bimpaka. Hanyuma yaho rero ubwo nyine Eglise Catholique iravuka 1554, naissance de l'Eglise Catholique, itandukana na orthodoxe, bamwe bajya kwabo abandi bajya kwabo. Nibwo rero mwumva muri iki gihe mwumva nko mu Burusiya ni Eglise Orthodoxe, ifite imbaraga ziteye ubwoba, ikorana n'ubuyobozi mu Burusiya no mu bihugu byo mu Burasirazuba, bagiye muri Est de l'Europe no mu Burusiya. Ndetse Ethiopia muzi ko ari igihugu kitigeze kinakolonizwa, naho bagiyeyo. Igiye muri Ethiopia ubu usangayo aba orthodoxe benshi, Eglise Orthodoxe bacyari. Abandi rero baza mu Burayi, muri za Danemark, mu Faransa, mbese bakwira Burayi bwo muri Ouest. Amatorero babiri ntabwo ari amena, amacakubiri yaje mu itorero. Nyuma rero Martin Luther, ntabwo ari Martin Luther King, Martin Luther yari umudage, atangira kugenda yitegereza. Ubwo yari umukatolike, musenyeri,
atangira kugenda yitegereza ibyanditswe muri Bibiliya. Bibiliya iyi ngiyi dufite, iyi mfite imbere, yari yanditse mu byo birimi byabo, yari itarajya ahagaragara. Ni ukuvuga ngo yagirwaga n'abantu abahereza bitambo, les prêtres, nta wundi muntu wayitungaga. Ubu numva Martin rero arayisoma arayitegereza, aza gusanga hari ibintu uko we ayumva yewe n'umwuka wera, n'abo ba prêtre, abapadiri bandi n'abasenyeri uko babyumva ntago birimo guhura. Ati ngiye nkabishwanyuza sasa. Nibwo yanditse teze, ibyo bita teze ni amahame 95 agenda asobanura impamvu uko bagomba kwigisha, cyane cyane ashyiramo ko agakiza katangirwa ubuntu, grace. The grace of God is for free. Agakiza k'Imana ni ubuntu, ntabwo kagurwa. Ibyo kuvuga ngo wenda ugiye gusenga noneho baguciye amanda ya naya kugira ngo uzajye mu ijuru uzatanga ibintu binibi, ibi byose arabishwanyuza pepe n'ibindi. Azanamo n'ibya Bikira Mariya, azanamo ni byinshi yazanyemo. Amahame 95. Ugiye kuri internet ukandika les thèses de Martin Luther wahita uzibona zose, byaba ari mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Ubu ngubu kwishakira byaraje, nta mpamvu yo gusobanura ibintu cyane. Ubwo nuvuga ngo rero amadini abaye angahe? Abaye 3. Martin Luther amaze gukora ibyo byose yahise habaye icyo bita protester, ni nk'imyigaragambyo, les révoltes muri Église catholique. Abantu batireka reka na Bibiliya ndi muyizane, tuyisome natwe. Abantu batangiye kwisomera Bibiliya, arikorera traduction, arayandika ikora traduction, ayivana mu kirimi ngira ngo ni ari Gihurayo, ayishyira mu Kidage. Abandi rero bamaze kuyibona mu Kidage ko ayikoze, baba barayifashe sasa. Bible ngiyi rero, iyi ngiyi narababwiye ko utayobewe n'umwuka wera wikuru wifungura, uratumwanya. Ugiye gutumwanya, ugiye kujya impaka mu butari ngombwa, ugiye gutangira kuyoba, nurangiza ibyo by'abandi. You have to pray first of all. Ugasenga ukuzura umwuka wera, warangiza ukayifata umwuka wera, nta bindi bintu ugendeye ukakwereka ukuri guhishwe muri iki gitabo. Kubera iki? Kubera iyo hakozwe traduction cyangwa se kuvana igitabo nka Bibiliya mu kirimi cy'Ikidage ugishyira wenda mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, hari ibintu by'ingenzi abantu tugomba kumenya bikurikira. Texte originale, texte y'umwimerere ukayibura, aho ugasanga harimo utundi tuntu twagiye twongerwamo. Hari ibintu rero bigera nko kuri 4 cyangwa 5 biranga traduction na interpretation. Kwandika igitabo cyari kiri mu kirimi kiniki ugishyira mu kirimi kiniki ni traduction. Iyo umuntu akubwiye inkuru uyu munsi akakubwira ati urabizi John, mvuye hari ariko muye n'inzoka ifite hafi metero 1, ikiyoka cy'umukara gifite hafi metero 1 n'urugero. Iyo ugiye kubwira wa undi umuntu ya nkuru undi muntu, hari ibintu bizamo. Icyambere n'uburyo ukoresha amagambo yawe hitamo ugiye ukora yamvuga. Yambwiye ngo muye na ubwo nanjye nzagenda mvuge nti hari umuntu duhuye arambwira ngo yahuye n'inzoka mu kiyoka cy'umukara, ariko ngo rw'umukara tsiriri cyane ngo rusa n'intuza n'imbyiro. Nongeho n'imbyiro kandi ntabyo yambwiye. Izo rero ni choix de mots cyangwa se guhitamo amagambo avanze na my emotions, amarangamutima yanjye. Ubwo nongeyeho icyo bita ajouter, nongeye inkuru ku nkuru original ngisemo ibyanjye. Cyo ni cyambere mugifate mu mutwe. Iyo umuntu avuga inkuru ashyiramo amarangamutima n'amakabya nkuru ye. Ajout.
turi muri eglise cyangwa se professional church, itorero nyakuri ry'umwuga. Nuko Bibiliya bagiye bayikorera za interpretations cyangwa za traduction, hajemo des ajouts, kongeraho. Uvuye mu Gifaransa, Bibiliya y'Igifaransa uyisoma ukaza mu Kinyarwanda, usanga ijambo rimwe ry'Igifaransa rishobora kuba risobanuye n'amagambo 2 cyangwa 3 y'Ikinyarwanda. Ikindi gikurikiraho icyo bita omission, omettre, gukuraho, n'ukongera cyangwa se ugakuraho. Hari amagambo avamo. Nk'urugero, ugiye muri Bibiliya originale, hano mfite Bibiliya hano, izi ngizi ni Bibiliya z'Ikinyarwanda, dore mbereke. Iyi ni Bibiliya ntagatifu, murayireba? Bibiliya ntagatifu y'Abakatolike. Hari igitabo birimo, nk'igitabo bita ngo ni cy'Abamakabe, kirimo hano. Ariko muri Bibiliya zera z'Ikinyarwanda nta kirimo, cyangwa se n'izindi zose Bibiliya yera ya protestantisme y'Abaporoso, nta birimo. Iyo urebye n'ibyo byo kuyoborwa n'Umwuka Wera, iyo urebye introduction cyangwa se introduction cyangwa se uburyo Bibiliya ntagatifu isobanura ibitabo bagiye kwinjiramo, ukagira igitabo cy'umuhanuzi Yobu, bo bavuga ko ashobora kuba ari inkuru y'impimbano. Igitabo cya Yobu bavuga ko ari inkuru y'impimbano, ishobora kuba ari inkuru y'impimbano. Ariko hasi ko bavuga mu zindi Bibiliya zera hano, izi ngizi dufite turimo dukoresha, ntabwo ariko bavuga. Noneho Bibiliya zera z'Ikinyarwanda ni urugero, nk'iyi ngiyi Bibiliya yera murayireba, iyi yandikiwe i Kigali, iyi nifite yandikiwe i Kampala, urumva? Ariko ubu uzasanga hari amagambo adahura, amagambo adahura. Ntabwo ari byo naje uyu munsi rero. Urumva ngo Bibiliya uko yagendaga izamuka, bongeragaho cyangwa se bagakuraho. Ikindi rero kibiranga icyo bita deformation, kudeforma ibintu no kubiba, yari ikintu cyari Bibiliya yari ihagaze neza nkayigoreka nkayizinga ukundi kuntu, usanga ibintu byabaye deformé, umuntu yabisobanuye ukundi kuntu, n'ibindi. Ibi byose byatumye uko Bibiliya zigenda zijya mu ndimi zitandukanye, texte original, texte y'umwimerere igenda ihindagurika. Kandi uko ihindagurika niko cyane cyane Abakatolike baba bafite yabo bumvikanaho, Orthodoxe nabo nuko. Ariko muri protestantisme batangira kugenda, kubera ko batangiye gusomera Bibiliya bajya impaka. Hano mfite za Bibiliya nyinshi cyane, nk'ubu reka mfate nk'urugero, mbereke. Izi ni iz'Icyongereza, nazireba, izi ni Bibiliya z'Icyongereza. Izi ni iz'Igifaransa, dore ngizi iz'Igifaransa, urazireba? Harimo n'iy'Abayehova n'iy'Abadiventiste, byose ndabifite. Ubwo rero icyo nashaka kugeraho, nubwo protestantisme yaje, hanyuma amadini nayo kubera kwa bya bindi nababwiye akagenda avuka kutumvikana, bamwe batitiwe n'Umwuka Wera, abandi batitiwe n'Umwuka Wera, hazamo za emotions, amarangamutima. Amadini yaravutse nyine. Protestantisme, Anglikane mu Bwongereza n'ahandi, hano muri za Danemark n'ibindi, Ababatista baravuka, Abadive baravuka, Abapentekote baravuka, bose bakagira za doctrine na za theology bagenderaho, na za interpretations, uko bumva Bibiliya bagenderaho bibyara impaka. Bamwe bakajya ukwabo, abandi bajya ukwabo. Ibyo bintu rero bikwira mu Burayi, amadini avuka mu Burayi, ntabwo ari amena. Igihe cy'abamisiyoneri rero, niho nshaka kugira ngo tugere abamisiyoneri muri Afurika iwacu,
babaraje baje iwacu bazi neza amacakubiri, jensiste ndatsindagira, baje iwacu bazi neza amacakubiri basize iwabo, haba mu madini n'intambara zikaze barimo barwana. Baje muri Afurika rero badufatanya n'ubukene n'ubujiji, maze buri munyedini wese aritoza arizamura uko ashaka, adashobora kwereka ukuri kwishwe iwabo. Ugasanga ibyo barimo kutubwira n'ukuntu bitwara muri Afurika, wagera hano ukabibura. Guca bugufi, to be humble, n'ibindi wagera hano ukabibura. Urumva rero umuntu gutoza n'abasizi we bicika, umuntu atanga icyo afite. Iyo ufite amahoro utanga amahoro, iyo ufite amacakubiri niyo biba mu bantu. Aho kuza arigisha urukundo, ubuvandimwe, ubumwe, imbabazi n'amahoro, ahubwo baje bacamo abantu ibice, kuko nawe utanga icyo adafite. Dore ingero bagendeye kuri Bibiliya, baje batandukanya imiryango. Uwo mutari kumwe mu idini si mwene so, naho mwaba muva indimwe. Mwene so n'uwo musengana. Ngo Yesu yaravuze ngo abo ndi kumwe nabo naba ngaba, abavandimwe banjye naba. Ariko ntabwo Yesu bivuze yibagiye ko ari uwo kwa Yosefu na Mariya, ko niho yatahaga, niho yabaga, niho yakuriye. Abanjye naba nabo uwo dusengana niwe muvandimwe, abandi bose ntacyo mfana nabo. Kandi umumisiyoneri akabigutoza. Iyo ni colonialisme. Nuvuga colonialisme yaje ifite politike n'amadini cyane bigerekeranye. Ibiryo, ibinyobwa, ibiryo n'ibinyobwa mbitsindagire. Ibiryo n'ibinyobwa ibi nibi ntimukabirye, ntimukabimwe, kandi iwabo barabiciye ku butaka. Nibyo barya, nibyo batunze. Ibyo batuzaga iwa, ibyo baza bakatubuza iwacu hano nibyo batunze. Turahari ariko twebwe rero iwacu bimeze bite? Ibyo bice maze kubabwira, badusigiye icyo bita neocolonialisme muri mind, baduhanaguye ubwonko, ravage de cerveau. Biradukurikirana. None rero bene data, itorero nyakuri ry'umwuga rirerekana uko ugomba kubaka itorero ryawe. Ariko nanone ni iki gisenya amatorero y'iwacu na hano turi? Umwaka umwe Abanyafurika ngo bashinga amatorero, umwaka umwe iyo bibaye byinshi imyaka 2 cyangwa 3 byashwanyutse. Biterwa n'iki? N'iki cya kabiri cy'ubutumwa buzagucika nguteye amatsiko. Cyo cya kabiri cy'ubutumwa tuzareba noneho impamvu nyamukuru zituma waryubaka wagira ute, ariko noneho tuzagire ku ntego ivuga ngo noneho twakora iki. Aribyo turimo ubutare, ntuzacikwe impamvu nyamukuru zituma amatorero y'iwacu asenyuka. Murakoze rero, ni umukozi w'Imana Evangeliste Migabo wakunda. Amen.